ndetse ari umuntu yampamagaye arambwira ati urimo kumva ikiganiro ndavuga ndimo ndacyumva arambwira ati ikiganiro bari ku ngingo nziza ati nizere ko akurikiye ndavuga ni nanjye ndimo ndacyumva ko ikiganiro cyanyu ntago kiya cyinshi ni deba nziza nge navuga nti ubu aho bigeze turashaka kugira ngo muzi ko ndi mu bantu ba mbere bavuze ko twifuza ko ikipe ya Rayon Sport ikomera ikagira ku rundi rwego kuko ikomeye tubona umupira mwiza na APR irakomera naye mavugurura arimo kuba muri yara no kugira ngo tutagira ngo ni ikindi kuko barabona muri APR ni pressure ya Rayon bakavuga bati turangaye gato Rayon Sport ya Rayon kuko ikomeye biba ari byiza cyane ibingibi turabikunda ariko bidakuyeho kuri ko ngira ngo Kazungu warabizi twebwe ahantu twakuriye wakoze ni ibiboko ukajya ukagenda umuntu avugisha ukuri ikintu gihari kuri iyo ngingo Karenzi hari ibintu avuga tutumvikanaho ntashobora no kwemera ni nayo mpamvu kugeza ubu ngubu mvuga inti Regis simbizi nawe ukuntu bisigaye byaragenze usigaye uvuga bakakubimbitiranya ugaceceka kandi ukuri ukuzi nugira icyo urenza kuwa mbere bazambona bare nuko operasiyo muri ruzaka icya mbere ni iki ndibuka shira birarura ibino bintu ndabivuga akantu gakeya kuko nundi kwa mbere tuzongera tugukenere hubwo ntuzabure ku murongo kwa mbere tuzagukenera byanze bikunze cyane bose ariko icyo nshaka kuvuga akantu gato duhura na Sadati na Muvunyi mbicaye hagati muri hoteli Helenike Kimihurura Muvunyi arabyibuka neza tujya tureka ibintu byo guca ku ruhande muri hoteli Helenike yitwa Helenike hotel nibyo yes hoteli nziza twicayemo Sadati anywa amazi Muvunyi anywa Helenike icyo gihe nanjye ngira ngo natikuye ko kunywa natikuye ka Helenike icyabaye ni iki Muvunyi Sadati urabona ibintu ukuntu bimeze muri iyi minsi ntago bimeze neza ufashe miliyoni 20 andi tuzagenda tuyagushakira none hakarimo guhaka ngo ayo mafaranga niba yazi izo miliyoni 20 yamuhaga zari iz'ubuntu zari zo kumufasha zari iki ngiye mbashaka ibintu bijye mu kuri tubishyire mu kuri tubishyire iki none habatangiye kumwihakana ngo ahari impapuro nerekanye twari kumwe na Karenzi kuri radio 10 zagaragazaga Freddy amafaranga ye yari yarahaye Rayon yari yishyuye Muvunyi yari yishyuye umukozi we n'amazina ndayibuka n'impapuro cyazifite hano yagiye kuri banka kura y'ibihumbi 25 by'amadolari kuri kuyarwatu bya Buduru yitwa Naftali kuki ibyo bintu batabyumva bagashaka kubicisha ku ruhande kuwa mbere Taifa n'ubundi aho Rayon yageze Sadati yayigejeje bifitemo uruhare amafaranga yabahaye nge sindi umuvugizi wa Sadati urongeye umuntu urengana kandi ibintu bizwi ahubwo bagashaka gufata umuntu bakakubimbiranye urongeye kandi ntabwo ushobora kubyemera yes mwaramfatanyije none urongeye we ry'imyuka kuwa mbere harashya nzaguhamagaza ya telefone yanjye ntago nzongera guhamagaza ya Samira ako telefone yanjye wayirese raguri kumwumva sawa Taifa n'ubundi yamfatanyije na Sadati igihe kinini ndumva akimuryamyeho ariko iyo situation arimo avuga itandukanye cyane niyo turimo tuvuga rwose ntantu bihuriye amayeri ya Muvunyi yaba yarakoresheje yose uduhenda abana yari gukoresha nk'umuntu wari kuri pressure avuga ngo nijye wazanye Sadati muri Rayon none ndabibazwa reka nshaka uburyo ayivamo amayeri yose yari gukoresha kugira ngo abigereho ntago uyu munsi yaba urubanza ntago Sadati yajya mu rubanza ngo avuga ati nicaranye na Muvunyi nyemerera ko azayama ibyo bintu se yabivuga iyo ntago ari fact ntiyajyana no mu rukiko kandi for your information niba Muvunyi avuga ngo ntago twiteguye kuganira na Sadati nuko atayobewe ko Sadati mu byo yabandikiye ari ikirego gifite n'ibimenyetso bivuze ngo ni nko kumubwira ngo okay this time nta biganiro dukeneye nawe jya kuburana tuzaburana nudutsinda tuzayaguha nicyo bisobanuye ariko Shami Aloys mutarakira umutumirwa gato kare ni inama iri uyu munsi nyine ikipe ya Rayon Sport ifite Munyakazi Sadati baramutumiye
avuga yuko adahari ngo afite ibirori ari bujyemo rero ari mu bantu bayoboye Rayon Sport cyangwa bari hafi ya Rayon Sport batari bwitabiriye inama iri ku isaha y'isa 10 ubwo rero ni ugutegereza kuwa mbere tukazabigarukaho ku buryo burambuye Munyakazi Sadati ntabwo ari bwitabiriye inama yavuze ko adahari ari ibirori azajyamo baramutumiye mu nama ihari uyu munsi saa 10 ntabwo ari buyitabire nasuhuzaga umushuti wanjye Aloyizi Ishami Rukizangabo uracyabaho ndacyadunda gusa nawe uraho inkiko zikugeze z'imikino